njye nemera ko umuntu yifitemo ubudapfa cyangwa yifitemo roho sibyo yifitemo ubumuntu butazima bazongera guhura mu bundi buzima roho zikamenyana zikongera zigakundana. Reka mbakusuhuze mwe mukunze gukurikira ibiganiro bya Hori Iwacu TV Entertainment, mwiriwe neza mumeze mute? Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umuntu ntajya mvuga izina, igihe cyose niwe uba ugomba kubibwira kuko aba hibereye. Murakoze cyane, twa Mama Defille. Mama Defille umeze neza? Meze neza cyane. Ariko rwose ngushobora kuba uri umwamikazi w'urukundo. Oya no kubeshyira. Rero ntago birimo. Yego. Umenya umuntu wakunda rwose yajya kwirahira. Oya. Oya. Bivuze ko nta rukundo ugira rero? Oya, urukundo ndarugira ariko ibintu byo kwirahira nawe ya. None Mama Defille, ikiganiro uherutse gutanga kuri Hori Iwacu TV abantu benshi baragikunze. Ndibaza abantu bagikunze banakirebye bakomeje no kukireba si bake, n'abanyuri inyuma bakambwira bati dushaka ikindi. Hari abantu burya batajya bakunda kuba batanga commentaire cyangwa se abe yanivuga mu buryo runaka, ariko hari abaca inyuma bakambwira ati ikiganiro mwaduhaye cyara turyoheye rwose, ubwira uwo mu mama akomeza ashyiremo akabaraga. Ko Mama Defille ko watanze ikiganiro cy'urukundo se abantu bakishima, ubwo ntushobora kuba nawe urukundo urufite rutagereranya ukaba utabizira? Icyo nuko njyewe maze iminsi myinshi nkurikirana ibiganiro by'abantu ku giti cyabo bampamiriza ko urukundo rutabaho. Ubwo rero kandi nanjye maze iminsi nkora ubushakashatsi ku bigendanye n'urukundo, ngenzi ko urukundo rubaho. Ubwo rero abantu bavuga ngo ntago rubaho nibo batumye nanjye mvuga ngo reka mbirwanye, ndwanye iyo mvugo ivuga ngo urukundo nta rubaho. Nahise numva meze nka ya mvugo yindi ivuga ngo nta myaka ijana. Ni hari ivugo nyine umuntu agomba kurwanya. Urukundo rubaho pe, ni nayo mpamvu nyine ndi imbere ya kamera kugira ngo mbabwire ko rubaho. Iyo ruba rutabaho nanjye ntago nakuba nicaye hano. Iyo ruba rutabaho nawe ntiwaba kuba wicaye hano aho gaho. Iyo ruba rutabaho abo ngabo baba bambwira ngo ntago rubaho, nabo ntago bari kuba baravutse. Ese kuba nicaye aha nawe wicaye aho ngaho turi mu rukundo? Ntago turi mu rukundo ariko turiho kubera urukundo. Yego. Ubwo rero kubera urukundo, iyo hatabaho urukundo ntago twari kubaho. Tutarajya na kure, hari umuntu wansabye yuko rwose ngo ashaka kuzahura nawe noneho ngo mukaganira, ambwira ngo urukundo ntirubaho. Uwo muntu arabeshya? Uwo muntu azaze twicarane muhe ingero nyinshi. Wenda ahubwo ashobora kuba yifite igikomere runaka sibyo, nk'uwakunze ntaba ari wo mukunda. Yego. Kwa kundi mu migani y'Abanyarwanda bavuga ngo kunda ugukunda kuko ukunda abandi. Ushobora kuba usanga yikundira umuntu wikundira abandi, ariko ubundi urukundo rubaho. Muri make ubwo ntarisobanukirwa, ntago aramenya ngo ninde, ntago aramenya ngo ninde uwakunda ninde. Ese byagenda bite ngo akunda umukunda, byagenda bite ngo abone urukundo, ariko urukundo rubaho. None se buriya ubona intandaro y'urukundo ari iyihe? Kimbona ari ukuvuka nyine, wari wese wavutse nyine abanakunda cyangwa yanakundwa. Mbega urukundo se ni nk'iyi, njye narugeranya n'urupfu. Ni ikintu kizana igihe ari cyo cyose gishakiye, ariko ubundi nk'uko nkora mbikusubiriramo, njye nemera ko umuntu yifitemo ubudapfa cyangwa yifitemo roho sibyo, yifitemo ubumuntu butazima. Njye ntekereza ko iyo abantu bahuye bakumva barakundanye, umwe kumva yishimiye undi, ntekereza ko hari ubundi buzima bigeze kubanamo kera, wenda bakaba bari bafitanye isano ya bugufi cyangwa barabanye nk'umugore n'umugabo cyangwa barabaye abavandimwe, ariko bazongera guhura mu bundi buzima roho zikamenyana zikongera zigakundana. Ku bwanjye nuko mbifata. Inkweto ikabibonye iyayo? Yego cyane. Cya kimenyetso nakubwiye nigeze kukubwira nyine cy'ikintu bamanyura kikongera kugira ngo bagaragaze ko habaye amasezerano bikongera bigahura. Nuko nyine ubwo ya masezerano arongera agahura. Niyo mpamvu uzasanga hamwe bikunda ahandi bikanga, aho byanze yihuje n'ikitari cyo. Ariko ntihajya habura n'ababaza rwose, abantu babaza bitandukanye. Hari n'uwambwiye ati si icyo kintu bamanyura kikamanyuka bakongera bakagihuza kimwe kikinjira mu kindi bigakora ishusho. Okay, baromani ba kera niko bakoranaga amasezerano. Y'abantu bagiranaga amasezerano kwa kundi ubu ngubu mu bihe byacu twandika upapuro ngo ngiye kana kangurishije iki n'iki cyangwa
ngiranye amasezerano n'akana kabo bacimburaga ikintu bacimbura itafari rikoze tuvuge yenda nk'ikintu bita ikibaju nimba ujya umenya ibintu by'ikinyarwanda bacimbura igiti bacimbura ikintu icyo ari cyo cyose ubona cyacimbukamo kabiri baragicimburaga agatwara igice kimwe ndagatwara ikindi noneho kugira ngo bazahamye ko hari amasezerano bagiranye buri wese yazanaga igice afite n'undi icyo afite. Ibyo nagiye mbibona no mu mafilime akenshi bagakoresha inkota bakaba ariyo bacimbura niba nk'umugabo kubera ko bakundaga guhora mu ntambara nk'umugabo agatera nk'umukobwa inda kandi agahita ajya ku rugamba agahita acimbura inkota akamuha igipande cya gipande wa mugore akagenda akagikomeraho nyuma wa mwana yazabaho nyina akamuragiza cya gipande cy'inkota kikazamubera inzira yo kujya gushakisha se yagera kuri se yakimwereka agakubita agatima nawe akazana cya kindi yasigaranye yabihuza agahita avuga ati umwana wanjye arabonetse. Wumva sabwo ko wabindushaga ibyo bintu. Oya nanjye ni ukuvuga ngo nyine yewe niyo mpamvu nanjye mbafite amatsiko y'icyo bita urukundo nibyo byose nyine kubera ko impamvu ngira amatsiko ni uko akenshi mbona abantu bahora bashwana baterana amagambo harimo n'abicana kandi bakundana ugasanga nk'umuntu arimo aravuga ati giye kanaka naramukundaga none ugasanga bagiye mu manza bamwe umwe yafungishije undi cyangwa yanamwishe ese urwo runi rukundo ki ubundi pe hahandi bagera n'abakundana sibyo hari abantu bakundanye bagera bakarenga umurongo handi bageze bakarenga umurongo bakundana iyo bagiye gushwana naho bagera bakorongera bakarenga undi murongo nanone bashwana ariko nanone ku rundi ruhande iyo abantu bakundana ntibagire icyo bapfa akenshi nta nubwo bakundana akenshi nyine babirindana wese yirinda icyamuturuka ariko abandi bashwana bakongera bagasubirana bariya bakundana bya nyabyo gusa uretse ko noneho hari n'abashwana nabi bakandagazanya abo bo haba habuze akantu k'ingenzi mu rukundo kitwa kubahana no kugiranira undi mubi ubaha umuntu umugirira impuhwe ntiwajya kumwandagaza ariko igihe cyose utamwubashye atamugirira impuhwe ntabwo uzasanga namwica nyine ko nta mpamvu ufitiye kandi noneho numara kumwica agahita arira ati naramukundaga namukundaga kubera iki bwa burwayi. Hari ikiganiro nyankora ku yindi cano nyine nkavuga ku kuntu urukundo rwinshi rushobora kuba muri ubu burwayi bikageza naho kwicana ariko tuba dukwiye kwisobanukirwa ikinyejana tugezemo ni ikinyejana cyo kwisobanukirwa. Iyo cano yese ni iyihe kugira ngo yenda abashobora kuba bakeneye kumva nk'ibyo biganiro bajye ni Mama Defie n'ubundi yego njya mpakora ibiganiro nk'ibyo ngibyo kugira ngo mfashe abantu kwivura ubundi njye nemera ko umuntu ku giti cye ashobora kwivura cyangwa umuntu akavurwa n'ibiganiro akavurwa n'undi n'ibiganiro nabyo biravura. Hanyuma ubona ari iki cyatuma noneho abantu bakundana se ni ikibona cyahamya ko umuntu akunda undi rero mu rukundo nk'uko buri gihe nkora mbikubwira ikintu gihamya ko umuntu akunda undi ikintu cya mbere ni uko amugirira impuhwe sibyo akanagira gute akanamwubaha umuntu rero utakugirira impuhwe utanakubaha ntuzambwire ko uwo muntu agukunda sibyo kugira ngo umenye ko kugirira impuhwe ni hahandi urwara nawe ubwe akabyumvamo sibyo abagufitiye impuhwe ugira ikibazo nawe akagihindura iki abagufitiye impuhwe nanone ko kubaha ni wa wundi noneho unakubahisha akakubaha nyine ntajye kukwandagaza abo bantu bavuga ngo bajya kwandagazanya akenshi ntibaba banakundana umuntu ujya kukwandagaza ubundi ntaba anagukunda ubundi. None se ubwo yenda tuvuga urugero ubaye uri nk'umukobwa yenda ugahura n'ikibazo runaka ukaba warwara ukaremba kandi udafite ukwitaho hakazaza nk'umuntu w'umujene rwose akavuga ati uyu muntu sinamuterana akakwitaho akakumenya akakurwaza nyuma tuvuge ko waba ubonye inzira y'urukundo cyangwa njye rero ku bintu mu bigezweho uko mbyumva ngiye mu bigezweho banumva abantu bagomba niba bagiye kwemeza gukundana bagomba gushyiraho n'ingamba zabo bakabanza bakabazanya ngo tubirimo cyangwa ntitubirimo kwa kundi bari bazaga ngo turi kumwe cyangwa ntituri kumwe bakabanza bakamenya ko banari kumwe kuko hari igihe umuntu ashobora kuza kukurwaza ari umuntu wifitiye ubumuntu bwinshi muri we kandi urwo rukundo atari rwagukurikiyeho sibyo yifitemo ubumuntu bwinshi yifitemo kubabarira umukiremwa muntu icyo ari cyo cyose akumva ari wese yamuba hafi ubwo rero agomba kuvuga ngo turakundana ntidukundana nimba dukundana
dushyireho izihe ngamba ni iki kigomba kuranga urukundo rwacu mukicara mukanabyandika bibaye na ngombwa mugashyiraho n'amategeko yanyu bwite mukavuga ngo kirazira kugira gutya kirazira kugira gutya kirazira ibintu byose mukabitondeka ku buryo biba na ngombwa mugashyiraho n'ibihano wenda bibaye na ngombwa mukavuga ati uzarenga kuri iri tegeko dushyizeho kandi mukajya munayavugurura bavuga ati wenda buri nk'amezi 3 cyangwa ibyumweru 3 cyangwa igihe runaka twicara twongere tuvugurure turebe ikintu kitari ngombwa tugikuremo turebe ikindi kiri ngombwa nacyo tugishyiremo. Hanyuma umuhanzi nyarwanda nigeze kwemera nigeze kubona akantu yari yamanitse muri sala arangije gukora ubukwe mbona yanditse ngo home rules numvise ako kantu nkakunze akamanika mu rugo ati kirazira kwirurakaye umunsi wose ukararurakaye kirazira kugira gutya nise mbona ako kantu abantu bose bakwiye kugira gute kugatunga niyo batana abana ariko bakagatunga mu bushuti bwabo n'ubusanzwe bakicara n'inshuti zisanzwe zikicara zikagira ibintu bizumvikanaho kugira ngo bazapfa ubusa kuko umwe atamenye undi rero akicara akamenya icyo ndakunda uyu muntu akunda iki uyu muntu yanga iki ubushuti bwacu buzakomezwa n'iki buzangizwa n'iki buri wese akamenya ko yitwara kuri mugenzi we yego umuntu abyarushaho kuba byiza. Hanyuma ubona ari iki noneho gisubira gutuma nibura abantu bakundana igihe kirekire no kubahana nyine no kugirana impuhwe no gukumburana umuntu ntanyishari gutya gusa avuga ngo turakundana nibyo birahagije basi akajya anyuzamo akanakumbura mugenzi we akanabimubwira cyangwa akanabimwereka wenda ko yanamukumbuye byibura kuko nibavuga ngo ukunda umuntu ugenda uterereye umwaka ushira imyaka 2 3 4 5 6 urabayitereye. Ikindi nanone abazungu nibo bajya bavuga ngo mu Faransa byawo nyine ngo l'amour et le contact nyine urukundo ni uguhura ni ukuba abantu bashobora kugira umwanya wo kwicarana bakaba bari kumwe mbega muri make umuntu ntabe kure yundi niyo yaba kureye ariko akagira igihe akavuga ati akamuha akanya haba kuri telefone zayaduhana umwanya gutubundi yego hanyuma wese kandi akamenya uko agomba kubahiriza inshingano ze. Niki ubona ari iki gituma abantu batubahana kandi babana banakundana? No kubeshyana abenshi bakunze kubeshyana akaza akakubeshya n'ibitari ibye akakubeshya n'ibyo udakeneye n'ibitari ngombwa noneho wowe wazamenya kuri ya muntu yakubeshye ukajya umubona nk'abihema sibyo kutubahana nabyo ukabona umuntu ntakubaha umuntu atakubaha rero hari igihe nawe umufata uko wiboneye nyine hari utuntu twinshi hari utugezo twinshi umuntu akwereka ugasigara umushidikanyaho ariko ibyo byose abantu barabivuzeho mbere y'igihe bakabivugaho bya nangombwa bakajya no kwanotera agateraho kashati rwose ngiye ibintu byanyu mbihaye umugisha ahubwo hari n'ibindi mwibagiwe cyangwa bakazana umutangabuhamya cyangwa nabo ubwabo bakabyishyira ku mutima wabo bivuze ko rero bakajya hora banabyibukiranya bivuze ko isezerano abantu bagirana bagiye kubana ridahagije ririya ubundi nta rugo rwubakwa nk'urundi biriya bintu ni amategeko igihugu runaka gitekerereza abenegihugu bacyo ariko biriya nashimye ko muri iki gihugu cyacu ho byatangiye guhinduka hari ikinyamakuru mperutse gusoma mbona ko ngo abantu ba mbere bikoreye amasezerano hagati yabo ariyo yajyanywe mu buyobozi akariyo aterwaho umukono bashyiraho umukono biranda byemera ahubwo n'abandi bashishikarizwa ibyo bintu yes ubwumvikane ku buryo ushaka kuvuga uti yewe nshaka kubana n'umuntu umeze gutya niba wiyemeje kubana nanjye kubera ko nifuza ibi niba ubona wabishobora uriteguye yego nawe akavuga ati igihe iki n'iki kizambangamira mu rukundo rwacu iki kizambangamira iki n'ikizambangamira hari nk'ukuntu umuntu ashobora kuza agahita akubwira uko ateye akakubwira ati uzihanganira umugabo unywa inzoga sibyo nimba uri umukobwa ushaka kubaka ushaka wumva ufite huti ukaba uvuga uti nta kibazo nzamwihanganira sibyo ariko noneho hari n'undi anywa izo nzoga akaza akwereka ko atazinywa mu minsi ngaho akaza yaboze sibyo akaza ari na wundi winyarira winera wirukaho kandi ibyo bintu mujya kubana yakwerekaga ko ari umuntu utabikozwe uwo rero mushobora no gushwana ako kanya kuko ati ni gute kubera iki yambeshye yambwiza ukuri nkatekereza nimba ndimo cyangwa ntarimo kandi burya abantu baroroshya burya ibintu byinshi umuntu ashobora kubyoroshya ku munota wa mbere akavuga ati
reka mbyigaho nimba nzabyihanganira, akagenda akicara akitekerezaho akavuga ati naza yazinyweye nzakora iki ngo zitambangamira, sibyo? Noneho akaba yanamubwira ati ese uremera ko igihe uzaba wagiye kunywa inzoga nanjye uzanyemera nkajya korera mu kindi cyumba, cyangwa se tugatera ibitanda bibiri mu cyumba, igihe uzaba wanywa inzoga nkaryama ku cyanjye nawe ukaryama ku cyawe, ntitugirane ikibazo na kimwe. Donc nabo bakagira andi masezerano bumvikanaho ku buryo za nzoga ze cyangwa se bakanavuga ati nta kibazo n'uzinywa, nubwo ntazinywa wenda ushobora kuzazana nanjye agace k'akarahure nanjye nkabaza nkasomaho umuhumuro wazo nanjye nkawibikamo ku buryo wawe nawumva nabyo bishobora kubaho, niba bakagira ibyo bumvikana. Ariko ubundi byakabaye byiza umuntu ntiyakaba yanywa wenyine ngo yime mugenzi we. Oya, hari igihe mugenzi we atazinywa atanazishaka atanazishyigikiye, ahubwo agomba kumubwiza ukuri akamubwira ati ngenda umunywe urarayo uzabyihanganira, undi akaba yamubwira ati nta kibazo nzajya nza kukureba muri ayo mashuri, cyangwa se nuteganya kurarayo jya umbwira nanjye niryamire kare sindari mutegereje. Yego, urumva rero ko imibanire y'abantu ku giti cyabo itandukanye n'amategeko bagenderaho. Amategeko abantu bagenderaho hari igihe aza akanababeshya ayo mategeko, akabeshya ngo umusinyanye ivangamutungo, sibyo? Akenshi abantu bakunda kubeshya akenshi ni abantu b'igitsina gore benshi nibo bakunda gushaka bakiri bato nta kintu barageraho, ugasanga ashatse afite imyaka ya 21 ashakanye n'umuntu ufite wenda nk'imyaka ya 40 niwe wagize akantu yibikaho, kandi niwe 21 akaza avuze induru ngo twavanze umutungo, sibyo? Iyo twavanze umutungo rero ntawe uhumeka, akantu kose nakanjye, iyi nzu ni yanjye, iki kintu ni cyanjye, kimwe cyose, kandi arabizi neza ko nta ruhare rwe ruriho. Bivuze ngo niba abantu batanganye ubushobozi ntibaba bakwiye kuvanga umutungo. Ku bwanjye abagiye kuvanga si ikibazo, ahubwo buri wese agaragaza uwazanye kuvanga. Yego, umwe aje ati njyewe mfite intebe yanjye, undi ati njyewe mfite igitanda, banabyandikishe cyangwa babyandikira hagati yabo. yego, babyandikira bagenda babitezaho umukono ko bafite ibyo bintu baje kuvanga, kugira ngo isaha n'isaha nibanashwana azavuga ati cya kintu cyanjye ndakijyanye, kuko ntago bigikunze ibyanjye nawe, ntawe ujya kuririra icyo ibya mugenzi we. Yego, yego. nanone hari bikunze kubaho akenshi ibyo by'imitungo bikunze kubaho ku bana ku gitsina gore cyane, si uko bibasira ariko nkunze kubabona inshuro nyinshi, ugasanga umuntu agize gutyo ndani n'umukobwa mukuru w'imyaka yenda nk'iyo 45, ashatse umukobwa ukirangiza nka kaminuza, ashatse umuhungu ukirangiza nka kaminuza yenda afite imyaka ya 27, aramushuka aramubeshya wenda uwo mukobwa yifitiye n'abana be nka 4-5, abeshya mugenzi we ngo yamweretswe mu rusengero bazagera kuri ibi byinshi cyane, akamwisoza ibitangaza. Bamara kubana wa mwana wigiye amashuri yiboneye akazi, wa wundi kuko amurusha n'ubucakura, buryo umuntu akurusha imyaka kenshi abakurusha n'ubucakura, azakoreshwa bushoboye mufata amaraso, kakaza mufatisha amadeni amugeze munsi ya 0 kandi akomeza namwicare ku mutwe, yazana amukamure. Ubwo rero kintu cyo kuvanga umutungo gihindutse, bakavuga ngo nazanye iki, nidushwana bizagenda bite, nidushwana nzatwara icyo uzatwara iki, nabyo bakabiteganya. Ntabeho kugira ngo umwe abuze undi amahoro yitwaje ibyo vanga mutungo. Cyane ko hari n'igihe uza kubeshya, abasore nabo barabeshya, bigaragara ko hari n'igihe abantu babana badakundana bakurikiranye, umwe hari icyo akurikiye ku wundi. Simbizi ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu yakurikiye umutungo wundi, njye ntabwo mbihamya kuko umutungo si ufatiye mbere ngo uzukubwire ngo ndagukunda. Ibyo bintu umuntu abyibwira mugenzi we, ntabwo ari umutungo uza kubivuga, ahubwo nuko batangiye gushwanaho gakeya cyangwa abandi bo ku ruhande bashaka gusenyeza ngo bavuga ngo akurikiye ibintu bye, ariko njye simpamya ko ari ibintu abakurikiye, kuko hari n'igihe ibyo bintu biba bitanamwanditseho, cyangwa se azanabirebesha amaso gusa kumva babivuga akabyumva kuri radio ariko atabibonesha n'amaso ye. Rero mba mbona ari ukwibeshya cyane. Akandi nari ngiye kuvuga abasore nabo cyangwa abantu b'igitsina gabo bakunze kwirarira, akemera akajya gutira n'intebe, ariko nyine ngo umusore ukiraririye ntarongora inkumi. None se mu gihe yamumi yamenye ko none uwo muntu yayiraririyeho mu bitari bye bigenda gute? Urabona ya ndirimbo, ubwo nyine nawe urabyumva, urabona ya ndirimbo yawe mwarimu ngo wanzwe ngo kubera ko yanze mugenzi we, mwarimu yanze mugenzi we basangiye ingwa, ngo ntiyasanga basangira ingwa, ngo ntiyasanga ngo basangiye isano ibintu nk'ibyo, asanga undi wajyaga uzayimesheje neza ivatiriza n'umushoferi, kandi uwo muntu abizi neza ko atari ibyo ari byatiye. Urwo rugo ubundi urumva ruzubakwa kangahe, rwubakiye ku kinyoma? Urwo nyine ntabwo byahura. Kandi nanone abanyarwanda baravuga ngo userutse uko ari ntabugayirwa.
ugiye ugaseruka uko uri n'ubundi umuntu wari ufite gahunda yo kugukunda n'ubundi abakobwa kenshi yikundira kubera gutinya kugumirwa benshi yazi ko harimo akabazo ko kugumirwa rwose uko waza ubeze kose arakwemera nta yandi mahitamo ubwo ugiye ukamwereka uko utagiye gutiratira utuntu ngo ugende ngo utire udutebe mu minota 2 nyuma y'ubukwe gira udutebe aza ati ndashaka intebe zanjye utira akamodoka nyuma undi ati ndashaka imodoka yo utiraga pantaro undi ati ndashaka pantaro usange umuntu akibaza ngo gute umuntu yibakira ku kinyoma nyine ni bimwe bavuga ngo iby'isi ni ubusa birangira abantu babipfuye n'ubundi abantu bapfa ubusa ariko usohotse uko ari nawe ntabugayirwa